Rusa yaciye ibintu mu gihugu cy'impumyi kubera ko dufite dogiteri bake cyane. Mu gihe Nigeria, Kenya abadogiteri birirwa babuze akazi ni benshi n'ibihumbi n'ibihumbagiza, twe dufite dogiteri waciye ibintu kuri social media bagira ishyaka. Ntabwo yumva impamvu imventuro y'Rwanda, ntabwo yumva u Rwanda, icyo yumva ahubwo we yumva yajya kwirebera Evariste ahekenya ibigori mu mirima afite n'ibidomora yikoreye bamwe nzagwa bari mu baturage. Nibwo yumva yabanezerewe. Yanagiyeyo arashashira n'abanyamakuru ariko ntacyo byatanze. Wajya ukajya guturayo Dr. Rusa ugatura mu Burundi ugasangira biriya binyamara ntuyahaga, uretse ko nta ufite naho urira ntuyahaga yajya birya nawe ukajya ugotomera utuzi. Na Evariste wanya twaka Dr. Rusa uri kigarasha, ubwo butaka uvugira ubwo bugambo wiyemera twaburasiyeho amasasu n'ayacu n'amaraso yacu. We wari uhari nawe igihe twari abasore, nawe wari umusore, kuko utaje, kuko ntacyo wakoze. Usigariye muri za Kongo urafata ibitabo uriga urasoma uza kwirirwa aribyo wiri kuvuga ubusa ngaho. Ntabwo wumva imventura, ntabwo wumva abanyamurenge, ntabwo wumva FPR, ntabwo wumva u Rwanda. Uri kwa Evariste, wagiye kwa Evariste ariko ko umuntu akuvuga ibigarashe bigahagurikira hejuru, ko umuntu akuvuga ibFDR bigahagurikira hejuru, ko umuntu akuvuga wewe tukangamiye. Ariko jewe ntabwo na perezida baye perezida wallahi barara bamweho munsi n'abakubita inyundo mu mutwe, n'abakubita inyundo mu mutwe ngwase, kubita inyundo mu mutwe ngwase kumanyiko. Inosa ndavuga Inosa nyamona kuri Ukweli Times nawe ujya ugabanya nigeze kumva uvuga, hari ubwo uvuga amagambo amwe akameza ndakama nawe ukitaka uvuga ngo Magashi ngo ntabwo ashobora no gufungura ngo imishumi inkweto ngo ya Dr. Bagirisha. Magashi afashe imbunda agafata mashini gana karasa kagira ate agapirira abantu uramugeranya Bagirisha. Ibyo bitabo byanyu muri manganya bibapika mwicaye aho kubera Magashi yafashe iyo mbunda. Magashi yaje inyuma yacu ni muto kuri twebwe ariko akazi yakoze n'indashyikirwa n'ubu kandi cyagakora. Twahamenye amaraso abakwete manyuko. Uruvuga wowe Inosa nawe ndakuzi utuka Omari ntiwamututse. Ahangaha reka mbivuge ku mugaragaro. Njyewe Yes, nanone turasuhuje hano mu rugo rwacu, mu rugo rwanyu kuri KOP. Tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Nanone turagarutse n'umubyeyi wacu mwarimu Omari. Tuguhaye ikaze. Asante sana. Ndaho pe. Ndaho. Twari tugukumbuye muri studio. Ariko bine buriya no guhindurira abantu miriye ukajya studio buriya nyifata nka option ya nyuma mu kazi kanje. Mfite ubushobozi nuko ibiganiro byo kuri tele biravuna cyane. Biravuna buriya biriya muri kubona nagiye za Cyaruhogo mu miceri, nagiye no mu mirima y'ibishyimbo, iki byose donc inkuru ya tele iravuna. Ahangaha muri si abari aho gutanga ibitekerezo gusa bivuye muri njyewe nyine. Ariko hariya wibonera abaturage nyirizina nabo bakakubwira ibyabo. So urumva rero ngiye kubwanjye, ariko nubundi nabigize umuco ntabwo nkijya kuri tele ntajyanye kamera. Donc niyo bwaba ari ubukwe ntashye, niyo yaba ari umuryango ngiye gusura, niyo yaba ari ugushyingura, kamera ntabwo ijimva. Niko abanyamakuru ngo niko abanyamakuru babaye. So rero ahantu hose ngiye njyana kamera kugira ngo n'abantu babone n'ukuntu hanze ya studio habayeho bate. N'ubu mukanya nagize igitekerezo, hari umugore hano mu by'Imana bya Gisozi ejo yatwitse umugabo we amutwikisha amavuta ashyushye. Nyimara kumva iyo nkuru kuko numvaga ari hafi, nahise ntekereza ko ningera hano turaterura kamera tukajyayo. Urumva ngo umugabo ngo yataha gatinze, ntiba ari cyo bapfuye gusa tukamenya ngo ni ikibindi, tukabaza abaturage ko umugore we yamaze bamubuze. Umugabo aho arwariye n'umwana we ho ndahazi, ndimo ndashaka uburyo nzamugeraho
nkumva niba yavuga. Ubwo urumva nahise ntekereza ngo ngewe ninza hano ntabwo ndi bwicare muri studio ahubwo turajya mu by'Imana hirya Beretwari urenze Beretwari gato urahabona. Twari kujyayo tukumva ariko kubera ko umugore ntahari umugabo ari mu Kiyovu niho arwariye iwabo. Abo twabona n'abaturage basanzwe bagira. Ariko iyi ngingo nyivugaho ko tubivuga kuri radio hari n'undi wahamagaye wa Kimihurura ego nawe avuga ukuntu umugabo we ngo ari umumotari yajyaga ataha saa 4 none umumotari saa 4 agatahana amafaranga make aringaniye umugore arabimenyera. Noneho umugabo undi munsi saa 4 zigera ya mafaranga yamenyereje umugore atayafite atarayabona kandi abona abagenzi bagihari. Umugabo arakora bigera saa 5 nabo baby'Imana ni saa 5 byabaye. Urumva ko niba mu rugo bigezeho gufata saa 5 ntabwo ari isaha ya kera. So uwo muri ntuza wo muri wa Kimihurura aragenda akubara mu kazi arenzaho iyo saha ageza saa 5 agishakisha amafaranga amenyereje ariko arayabona menshi. Atashye umugore avuga ati kusanzwe utasaa 4 ubu waruri he? Umugabo aravuga ati narimo nkorera amafaranga dore n'ubundi nzanye menshi. Ati kuri telefone ko nakubuze. Ati kubera gukora akazi umuriro washizemo umbura umwanya wo kwicaginga. Amuraza hanze. Mutari banga kumukingurira. Hanyuma moto ayiraza hanze mu mbuga ayishakira umuzamu nawe ajya gukomanga handi araryama. So icyo bishatse kuvuga ni iki rero? Birashoboka ko dufite imiryango itaganira. Ntabwo tuganira. Icyo ni kimwe kuganira. Umwe ashobora gushaka ibiganiro undi ntabishake cyangwa bombi ntibabishake. Icyo ni kimwe kuhanahana amakuru. Dore ntinza aha ngize gutya urwikekwe rukagabanuka abantu bakaganira. Kuba umuntu utinze ari mu kazi n'utinze ari mu kabari n'utinze ari mu bindi ni ibintu bitandukanye. N'utinze ari mu mupira ni ibintu bitandukanye. Ariko iyo byaganiriwe yagira. Ubwo rero ikindi kirimo nanone uburyo gestion y'amarangamutima yacu. Sibyo? Sinumva vraiment kuva umuntu atashya saa 5 hari no bavuze wa saa 9 jove bien. Iyo ushyuhije amavuta ukayamumenaho utatashye byagenda bite? Adatashye burundu akaza mu gitondo cyangwa akamara icyumweru si gahunda se igahunda ni aseri gahita irangira. Ubwo urumva rero hakenewe ubutumwa bwo kubwira imiryango uko igomba kuganira n'uburyo bakemura ibibazo bivutse. So niba umuntu ashobora kumena amavuta ashyushye ku mugabo ngo yatashye atinze amusanganye n'undi mugore byagenda bite? Atatashye byagenda bite? Amweretse umwana yabyaye hanze byagenda bite? Aje nta mafaranga byagenda bite? Amenye ko yaharitswe byagenda bite? Umugore ukora gutyo. So rero abantu kandi n'ibyaha by the way kuko uwo mugore nanaboneka bazamufunga kuko ibyo ni attentat au meurtre niko nabyita ko amavuta ashyushye afite nko kumwica. So rero yakiyasuka hano abiye gupfa. Rero uburyo abantu bakemura amakimbirane cyafitemo ibintu kandi benshi abo ngabo n'abana bakiri batoya ningo ntoya. Niba ari kwenda kubera ko twabayeho mu bihe byo kutagira impuhwe ubwicanyi genocide yakorewe abatutsi biki abantu bakaba inkuke bagakamukamo amarangamutima y'impuhwe. Umuvandimwe rero we uko byagenze yagize impanuka yari afite umugore mbere hanyuma agize impanuka umugore wa mbere aragenda ashaka undi mugabo. Yego umuhungu ashaka undi mugore. Noneho yamanuka bagiye kohereza amafaranga y'impozamarira wa mugore wa kabiri agahora abwira umugabo atari ko tudasezerana. Amuhoza ku nkeke dusezerane umugabo ati tuzabyigaho dusezerane kandi ubwo nta na divorce y'umugore wa mbere yari afite. Ebana amafaranga ari hafi kuza wa mugabo ava mu kazi ananiwe kumwe ugenda ukahita wirambika ukubika inda aca ku mugore ari mu gikoni arifite amavuta ku ziko. Umugabo aravuga ati munsi ndarya gafiriti kumbe niwe bagiye gufirita kumbe niwe bari bagiye gukaranga. Agenda gatotsi kamaze kumufata wa mugore amavuta amaze kwatura
agenda yamumenaho y'ibitsina. So urumva bo bapfaga amafaranga wenda dizo, ariko urumva nabyo ntibyakagombye. yabayeho yararwaye arakira. No, ubushye burihuta. Iyo ukiri mutoya umubiri urekura ukora amaserire mashyashya. Ubushye n'imvune burya ni ibintu byoroshye gukira. Burya ikintu kigorana ni cyaturutse mu mubiri imbere, ariko icyabuturutse inyuma ntago ukiri muto yaketse uje umusaza. Ariko urumva umuntu w'imyaka 30 ntago umubiri ugikora amaserire mashyashya ukongera ukiremekanya bikarangira. So urumva rero amareaction ameza gutyo mu bantu bakiri batoya bintera impungenge rwose. Simbizi ariko bikeneye ko abantu bajya babiganiraho bakabwira abantu ku buryo bamanagiga amarangamutima. Kuvuga ngo umugabo yatashye, donc hari abarenze ibyo utasatari yamaye, hari abakora bya bindi byose bashyize ku murongo. Yewe data cyane. Ariko iyo waje kubaka, ikibazo imyubakire y'ingo za kino gihe ngo biterwa n'uburyo abantu baba barabonanye. Nibaza ko akenshi nk'izo ngo zabo bantu muri icyo kigero, nk'izo kesi zose mvuze, ni ba bantu nyine b'uburere buringaniye, ari umukobwa ari umuhungu, noneho rimwe na rimwe bakaba barahuriye muri situation imbarutso yatumye babana ugasanga idafatika. Ntibiganyeho, ntawarebye undi ngo asanzwe amenya ko ateye aryareka da. Bahuriye ahantu runaka, bahuriye ibintu rwose horoheje atakabaye hari aho abantu bahurira ngo bafata umwanzuro wo kubaka. Burya hari amahuriro yo abantu bahuriramo bakaba barwubaka. Mushobora kwigana, mushobora gukorana, mushobora kuba musengana. Abandi rero ni hanze y'ibyo. Ariko se hari uburyo twagira umuryango mwiza mwari? Kuko imiryango y'iki gihe birashoboka imiryango y'iki gihe iri kugaragaramo ibintu byinshi. Harimo impfu, harimo gutemana, ntarirarenga. Ariko icyo bisaba kuko umuryango nk'uko première dame du pays abivuga, umuryango ni u Rwanda ruto, umuryango ni ijuru rito, kandi umuryango ugizwe n'abantu. So kugira ngo rero umuryango ube muzima nuko twese nk'abitsamuye tujya mu ngamba zo kuwubungabunga. Ariko nimbungabunga uwanjye, wowe uri umuturanyi wanjye, abana biwe bazakina n'abanjye, intonganya z'iwawe zizagera iwanjye, ntabwo uwanjye uzaba utekanye, murara murwana duturanye. So birasaba rero ngo twese dufate ingamba. Imiryango igiye kubana itegurwa iti, abana barerwa bate, abamaze kubana barerwa bate, amakimbirane bayakimura bate. Kandi ntitwigire ba ntibindeba. Urugo rutongana urugo rutongana ntabwo umuturanyi yakafashe gutyo. Yagenda akabwira ati ariko mupfiki, bakamubwira, byaba ngombwa mutwarasi bakaza, byakomera mugahamagara abavandimwe ba marene na ba pare na ba garisodone na fiedoneri. Abantu nk'abo, izo ngamba zikaba twese duhangayikiye umuryango, ibyo byakunda. Ariko nyine rimwe na rimwe usanga bamwe babifata nk'aho ari ibyari, ukareba uwawe muryango gusa, kandi ubundi uri kwangirika, kandi muzageraho muhurira. Kuko buriya niyo wakira kajana, nta muntu ugira isoko rye, ntawe ugira urusengero rwe, ntawe ugira stade ye, ntawe ugira gare ye, ntawe ugira umuhanda we. Aho hose rero muzahahurira. Ntawe ugira komine ye cyangwa akarere. Urumva hari aho muzahurira. So niba rero wowe ku kazi, so niba iwawe mutekanye, ariko mu biro byawe secretary ararwana n'umugabo, uwo secretary arafekita akazi kawe kuko yaraye mu ntambara, ntiyasinziriye, arasinzira kuri computer. Umusabe raporo runaka ayizane page ya 10 ikurikiriye ya 2. Ibyo byose nawe bikugeraho, nawe bikugeze. Natangira niba umutari waraye atumutwe, nagutwara wowe muntu ufite urugo rutekanye. Ni hahandi azagira ko azakugaruza menshi, cyangwa kugaruze make, cyangwa ayafata yigendere. Tukurumva uwo rero umuryango ugomba gutekererezwa na twese, nta ntibindeba ugomba kubamo. So uko byamera kose, gusa igikomeye cyane aba psychologist bagomba kudufasha ni imicungire y'amarangamutima yacu. Abantu barahemukirwa umunsi ku wundi, abantu baramburwa, ariko kugira ngo ubone abantu barwana ngo yanyambuye 5 ni ibintu byatuma mu Rwanda byo gukomeretsanya, kandi kwivuza ko buri umwe bitajya munsi ya 15 niyo waba ufite mituweli. Ni gute twakwize kumenya ngo
dukemura amakimbirane gute ese abantu bashwanye ntibashobora kwibwiriza bagahamagara umuntu ngwino dukiranure bakemeranya bati ibyo aravuga nibyo turakora ariko ibyo byose byabaye ngo turwane bira rero no kwerekana ngo dufite umuryango uzamukamo abantu badafata umwanya wo gutekereza umwanya uhagije wo gutekereza ngo babone igisubizo cya nyacyo cy'ibibazo bihari donc bagashaka igisubizo kibi kikurura ibindi gutongana kwambura ni bibi sibyo ariko no kurwana kubera kwambura ibyo ukoze kurwana ni bibi kurusha kwamburwa uranyumva ndikubyumva cyane ibyo rero nibyo abantu bakabaye bagira abantu bakorera mu miryango idatekanye abana barahurira ku ishuri nk'abo ngabo ushobora gusanga kuba ko ari batoya ushobora gusanga bimwe yarabyanduriye mu bana biganaga baba mu miryango igira amakimbirane buriya uzajya uca ku bana bari gukina akarere uzajya ufata akanya utega amatwi wumva ibitutsi batukana bavanye iwabo umwana wawe agakina nabo nawe akabitahana noneho yazabirangiza agisegonderi akabitahana ako kantu komojeho k'abana umwana wanjye ntiyatukanaga ntiyarazi ibitutsi none nsigaye njya kumva umukozi akoze akantu aramututse ibyo abikura he ku ishuri hahandi bakina donc uvuga ngo kubera ko kwakunda kubwiraga nibagiwemo ishuri ushobora kuba utekanye iwawe ari urugo rw'intangarugero ariko umwana wawe yigana n'abangiritse arabizana rero abizana mu rugo so ngayo nguko rero urumva ni ikibazo ku bijyanye n'umuryango ni ikibazo harimo harabamo ibintu byinshi ariko ni inama dutanga ntago zigize ejo bundi numvise umukobwa wo muri Kanzenze ya Rubavu yabyaye umwana amuta muri wese noneho gitifu w'umurenge mu kujya inama aravuga ngo abakobwa bajye bareka ababashuka abyumva inama atanze abakobwa bajye bareka ababashuka bakabasambanya bakabatera amata iyo ntabwo ari inama y'umuntu wabyaye agata umwana donc guta umwana bifashe nk'ibisanzwe ikosa rigize gushukwa kandi ashobora no kuba atarashutswe yarabikoze abishaka cyane hanyuma se message yo kuvuga ngo ububyaye bigenda gutya ntayo yatanze so urumva kandi ari ku rwego rwo kuba yakabaye atanga inama yego ariko urumva umuntu abyaye umwana aramutaye ugiye kujya inama utanze nizo kudashukwa hanyuma se wamaze gushukwa cyangwa uwishutse bikaba abyarajugunye ni nko kubwira abasigaye bose batwite ngo nimubyara muzajugunye ahubwo abataratwita mwirinde ababashuka no kameme urumva nk'ubwero butumwa ibyo nibyo rero twibarira nabyo ashobora kubikora atari ukwanga gutanga ubutumwa buzima ariko wenda nta mwanya yari abifitiye ntabwo yabishize uburemere ntabwo yabushizeho umutima uburemere ntabwo yabushize mu guta umwana yabushize mu gushuka ugaterwa inda urukumva nta message yo kuvuga ngo iyo ubyaye waba ari mu bibazo byaba ari muki ubigenza ute ako yarakihuriye ngo birinde ababashuka ahita yihuta cyane ababashuka mu birinde cyane ibaze cyetse ari abamushutse ngo atumwana ariko nibyo urumva isosiyete turimo hari buryo abantu bagomba guhindura ibintu tubigize ibyacu buri wese yajya ashaka igisubizo cye hari umuntu duheruka kuganira arambwira ngo uburyo umukobwa abyara adafite umugabo agahabwa imashini agahabwa n'inka ngo akenshi mu cyaro bituma n'abandi nabo babyara nibyo ntabwo nese gutanga imashini se arababwira ngo n'abandi ngo harabo banyina babwira ngo kwa kanaka ko umukobwa wabo yabyaye ko babahaye imashini n'ihene wowe bimeze gute ikibazo cyaba kiri mu kuvuga ngo utanga inka utanga ihene utanga imashini atanga ubuhe butumwa ese arababwira ngo nimusubireyo nta mahwa cyangwa arabwira ati tuje kubihanganisha ko mwagize ibyago mugatwara indamukira abakobwa iyi nka izaguha amata y'umwana hanyuma iyi mashini uzayidode ubona amafaranga yo gutunga umwana nawe witeza imbere ntabwo bamubwira ngo ngera usame ntaho biba nta muntu watanga ubwo butumwa ariko nanone ushobora gusanga n'ubwo mvuze ntabwo batabutanga bakora urutonde mudugudu mwene wandika harya nawe warabyaye akandika harya nawe warabyaye akandika bagiye kubaha inka mugende mukire ntabwo yari yo message uwaporopoje gutanga ubwo bufasha yagira ngo kuko nabo ni abanyarwanda n'abana bagiye kubyara nabo ni abanyarwanda kuko uwo mwana agwingiye ni igihugu cy'igihe kizaza kigwingiye ubutumwa bwakabaye kubaza kuvuga ngo
muzirinda ababashuka, dore nguhaye imashini, nta mugabo uzakujya cyangwa umusore uzaza akubwira ngo arakugurira irindazi agusambanye. Kubera iki? Urishoboye ku mashini, icyarahane kiraguha amafaranga, sibyo? Ntawe uzagutera inda ngo azagushobora gutera inda kuba yaguhaye 1,000 cyo kugura amata y'umwana. Aya mata ngiyi, ubwo nibwo butumwa bwagaherekeje ibyo bintu. Ariko niba bikuba gutyo waguri mudugudu yirukaga mugira vuba mwiyandikishe, dore inka zigiye no niziki, sobanura uwo muryango uzanye izo nka, urwo rwego rutanze izo nka rugamije iki? Ntabwo rugamije kubabwira ngo mukomeze musambane, rugamije kuvuga ngo nubwo wagize ibyago twifatanyije nawe ariko ntuzongere, kandi tuguhaye ubushobozi butuma utongera kugwa muri bya bishuko. Ubwo butumwa bwawe budatangwa cyaba ari ikibazo. Ariko nibaza ko nta muntu ubutari ubwo ntibutangwa. Nanone nta uratanga ubutumwa kuvuga ngo mukomeze mubyare. Cyo korwa n'ubwo mvuze bushobora kuba budatanzwe, ariko nta ubabwira ngo tubahaye inka mwonge mukomeze mujye mubyara. Ntabwo byo babivuga, ntabwo ndimo ndabyumva mu runana kwa mukobwa Jana na Pascal, ngo kubera ko nyine donc umugore yafatiyeho kubyara kubera ko azi ko bamuhashisha kibondo, ariko babivuga babikina byo kugira ngo byo kwigisha. So urumva rero ni ikibazo. Umuryango ukeneye ubutumwa bwinshi pe, ukurikije amareaction ari kuba. Wareba abantu imibare y'abajya mu bitaro by'Indera uburwayi bwo mu mutwe, bitubona ko hari igice kitari gukora neza cyo kubaka umuntu nyamuntu. Ko turubaka ibikorwa remezo bifatika, imihanda, amazu, iki, ariko umuntu ntabwo porogaramu zo kubaka umuntu ntazihari, ariko bigomba kuzafatirwa ingamba, amakinamico yigisha, amafilime. Ikibazo nuko byo biba bitagabura, kuko barabikura barabikura muri bya ntuza bya natwe ibyo tukora kuri social media abantu bari gutukana. Uriko wa mukobwa wavugaga ngo mama sava ngo azaza muhakande akanyine, uzikira bira bintu abantu babirebye ko bangana, ababyigiyeho ni bangahe? Bari bose babyigiye mi ikinyine. Kandi bira bintu ubirebye nyukubisohora kubishyira hanze arishyurwa, nawo utangaza ngo abantu babane gutya we akabona make. By the way, harakandi uriya mukobwa namubonyeho ni inkuki, ni hajya ngo yitwa Miki. Ni inkuki ahantu nabonye avuga ngo avuga kuri gatanya ngo miliyoni ngo 300, ngo niba umugabo afite miliyoni 300 ngo mugakora ipasu ukabona 150 ngo uragenda ukimeza neza, ngo ukaba nawe autonome, ukaba financièrement, warangiza ngo ukongera ukajya on top, ngo akajya kureba ngo agacira inkonda, ngo ibaze nka buriya butumwa butambuka kuriya bukangura abagore gukora gatanya ngo bakora ipasu n'abagabo. Can you imagine? So urumva no ya management ya social media ntabwo tuzi ngo haratambuka ikimeze gute, ntabwo tuzi ngo tatambuka ikimeze gute. Buriya nibwo akabaye butambuka gukangura abagore ngo nubona umugabo agize amafaranga mu pasure, hanyuma ngo noneho ngo numara kwishyiraho kwiryoshya ngo abagabo bacira inkonda ushaka undi wa kabiri, nawe natunga ndi usaba ipasu. Ibaze nk'ubwo butumwa butambuka. Narumiwe. Kandi nta nutambutse ubwo kubwiyamiriza ashwe ubwo kubuvuguruza ashwe, urakabona nuko. Kandi biriya nibyo byishyura. So rero hakeneye abantu bajya mu ngamba, naho byaba bitari bukwishyure, ariko ugatambutsa ubutumwa bwo kuremya imiryango, ukemera uduke tuvuyemo ugafata utwo, cyangwa byaba na ngombwa ugashoramo, ariko hakaboneka ubutumwa bwigisha umuryango kubana neza, kumenya gukemura amakimbirane bitabaye intambara. Kandi amakimbirane wa mugani wa minister wa justice, amakimbirane turemanye nayo, kandi rimwe na rimwe hari nubwo amakimbirane ashobora gutuma ahubwo abantu batera imbere, kuko iyo mugiranye ikimbirane mudiskita ngo uyu munsi hera kuri turarya ikintu urugero, cyangwa se dufate inguzanyo yangahe, tuzubake hehe, inzu imeze gute, tubanze inzu tubanze imodoka. Ibyo ni ikimbirane, ariko rivamo umwanzuro. Ntabwo ikimbirane ryose rigomba kurangira mu bintu byo kumenanaho amavuta. Yego. Ubwo butumwa bugomba gutambuka. Sindamenya uko inzira tuzabinyuzamo, ariko bigomba kugira ababyitangira, hanyuma
bagatinyuka nubwo biba bitari ariko bigeraho bikaribwa. Njya ndeba umurimbo TV ndawukunda cyane, uriya mudamu Sauda uko yatangiye ibintu bye pe, ndabizi neza ko ibiganiro bye bya mbere hari n'abashobora kuba baragiye bavuga wenda bamutuka bamuha amakomantere atari meza, ariko hari ingo nyinshi ari kubaka kuko atinyuka biriya bintu. Uriya ari mu ngamba, abandi rero n'abandi dufata izindi. We yigisha umuryango awubakira mu cyumba, hanze y'icyumba rero n'abandi tugerageza. We mu cyumba yarahafashe, muri saro, natwe nidufate muri jardin, hanze ku kazi, natwe dufata ahandi. Buri wese agenda afata, ariko nawe ntabwo ahagije, bakabaye 5 bigisha kubaka umuryango mu cyumba, hakaba abandi 5 bigisha kubaka umuryango mu gikoni, hakaba abandi kubaka umuryango muri saro. Basangira bati, baganira iki, umwe ntaba ari muri telefone undi mu yindi bintu nk'ibyo. Ibyo ntabwo Sauda bijyamo. Muri jardin biba bimeze bite, hanze mu muhanda. Ese umwe atega moto undi akagenda n'iye modoka, ese bagenda mu modoka imwe, buri umwe agenda muye, umwe atega bisi cyangwa ibintu nk'ibyo. Mu burere baha abana, yego ni voilà. Iyo mu burere nyine bwo bihera muri saro no muri jardin. Sauda we areba mu cyumba, abandi muri hehe. So urumva rero ni ikibazo. Nuko reka umuryango rero ni ugukomeza tukaba hafi ababishoboye, tukaba maso. Kare narindi kunyuza amaso ku mbuga nkoranyambaga, mbona mushuti wawe yagarutse avuga, yego amwita Joseph. Wa musaza w'inshuti yanjye, musaza w'inshuti yawe niwe navugaga. Ka kantu nakoherereje wakabonye? Yego nakabonye. Uriya musaza reka mubwire nagaruka mu Rwanda azaze tugirana imimaro, kuko atirisi reka sinabura kubivuga. Arambungabunga pe, arambungabunga, aragerageza kwa, aragerageza igihe bamwe baba bantera amabuye bagira gute, we aragerageza agashyiramo imiyaga. Hari ikiganiro yigeze gusiba yari yamvuze, kandi nta muntu udakosa, byo ni ibisanzwe, ariko aragerageza. Gusa kariya wampaye nabonyemo isomo. Hari igihe ushobora gusanga nkurikije ukuntu avuga Dr. Rusa amubwira ngo azajye gutura i Burundi, ngo avugira leta y'u Burundi, ngo ntago yumva impamvu M23 irwana. Buriya yaza kuba ari ushaka kunyataka, yari kuhita avuga ko namuvugiye. Ahangaha reka mbivuge ku mugaragaro. Njyewe aho nari mpagaze mvuga ku muntu wari wavuze Rusa, nari mpagaze kuvuga ngo ntabwo banganya imyaka, ntabwo banganya amashuri, ntabwo banganya position sociale. Icyo nicyo navugaga. Niho nari mpagaze. Ntabwo nari nzi ngo Rusa yagize ati, sibyo? Usibye ko yari amaze, bari bambwiye ko ngo ikiganiro yari yatanze kijyanye n'urubyiruko, ngira ngo kitari kizima. Ariko ushobora gusanga we mu mikorere ye uno mugabo Joseph uko abivuga, avuga ko Dr. Rusa Bagirishya akunda kujya i Burundi bakajyana n'abanyamakuru. Ibyo byo mbiziho, babyumva. Ariko simba nzi bagiye gukora iki. Ntabwo nzi we usibye kumenya ko ari dogiteri w'umukonsulta, nta bindi nzi. So rero niba bafite ko naje kubimenya ko bari abantu bamutondagira, niko byite gutyo. Abantu bamutondagira bataratondanye nawe Peru baba bafite impamvu zijyanye n'uwo murongo. Nkuko hari amakuru make baba bamufiteho. Ntabwo ari make, abari menshi. Ahubwo ngewe mpurura ntazi intambara uko yashoje. Ngewe nkaza mbyigana, ndajya nkajya muri age, nkajya mu mashuri, ukajya mu biki. Kuko urumva ntabwo kuba naramudefanze bamutondagiye, ntabwo nari ngamije kuvuga ngo shyigikiye ibye. Ibyo nzi nibyo ntazi, nicyo narebaga. Kuko urumva niba nkuko Joseph abivuga, we avuga ngo Dr. Rusa ntiyemera impamvu M23 irwana, ngenda yemera. Uranyumva? Urumva rero turatandukanye cyane. Ibyo bindi ngira ngo ni nk'ibyo. Iri pareke birashoboka cyane ko
nkuko na Joseph abivuga nuriya wamuvuze nawe nibyo yari yagendeyeho birashoboka ko atari shyashya kubijyanye n'umurongo igihugu kigenderaho ashobora kuba abibona ukundi noneho abakanda nzugi bakahita bamuboneraho birashoboka rero buriya ni hariya ndabyumva ariko umuntu yari yabimbwiye n'ubundi ubwa mbere bari babimbwiye bati kanaka wamurenganyije ati kubera ko ati kwataka rusa ati baba bafite impamvu yaba simba bizi yabikoze afite impamvu umuntu yarabimbwiye ni mushuti wanjye mushuti wacu twese uko tuvugwa mu mwandiko yarabimbwiye ati ntabwo byizana ati ntabwo uriya muntu yatondagiye Dr. Rusa ari kubusa cyangwa amurenganyije ikibazo nuko nge ntabyo mbazi nkigira mu myaka nkigira mu biki kumbe kandi uribuka ko n'umusaza uyu Joseph mu minsi ishize yari muri kano karere yego sinzi niba gihari niba yaraje mu Rwanda niba yaragiye Burundi icyo numvise ko nuko Kongo yahageze ushobora kubona noneho yabonye nandi makuru kuko nawe ntago yoroshye mu gushaka amakuru no kuyabyaza umusaruro icyo adakora buryo cyajya gutangaza biba bikomeye ubundi ibindi abafite ubundi buryo ya processing amakuru so bibaho kuba rero ngewe ntabwo ndi kwa kundi umuntu ashobora kugwa mu matsa ushobora gusanga narikururiye abanzi benshi rimwe na rimwe nataka abantu bari mu kazi bafite umurongo bariho mbahora ko batatse abandi bari ku yundi murongo ngewe bakankeka ko ndi umuvugizi wabo bantu bafite umurongo utandukanye n'ugenderwaho reka niba hariho n'aba yaragize rwose ambabarire nge ndeba common human para kuba umuntu yaba ari mu kazi ariko akazi kakagakorera kumurusha imyaka kugira gute ngiye nibyo ndeba simba nzi ngo barapfiki uribwo ntagiye kubona icyo baba barapfaga ntabwo ari uyu munsi nakubwiye ko nyuma y'icyo kiganiro hari umuntu wanyegereye twanaje tuganira tuva Musanze twari kumwe Musanze ni mushuti buriya nari navuze aza bimbwira ati buriya ntabwo kuvuga kuriya kuri Dr. Rusa ntabwo byizanye ntabwo yabyibwirije hari impamvu ngenda mbyumva none rero Joseph arabizanye mpise mvuga nti umanza avugira abatavugirwa vugira abatavugirwa ntabwo ari byo rero siwe ngewe n'ukureba ibintu muri rusange kandi nanone nta n'ikibazo ngewe mba mfite ko nta wundi mutima mubi mba mbikoranye mba ndi hagati sinshaka ngo bambone kuri uru ruhande cyangwa kuri uru nibambone aho mpagaze ngewe mu myaka yanjye mu buzima bwanjye naciyemo ibyo birampagije si ngombwa ko ngaragaza ngo ndaha cyangwa ndaha yego kandi ndi hagati n'ubundi ko bimeze so rero urumva kiriya kiganiro cya Joseph cyankanguye nyine kinyereka ko nyine donc bitari ngombwa ubwo ubutaha wenda nzajya mbanza mbaze ubaze amakuru umenya aho uherereye uyamenye uwo ngiye kuvuga byagenze yego icyo gice uherereyemo kuko urumva abandi baba bafiteho amakuru wowe ugahita uza ukavuga ngo ariko n'ubundi uburyo wari wajemo ntabwo bwari ariko bakabaye n'ubundi bagiye kuvuga ku muntu bakavuga ati dore urazira iki ABCD uburyo wari wajemo kuko Joseph aravuga yashyizemo detaye avuga ati uhora i Burundi uzagende musangire na se na ntuyahaga niba sinzi niba ariko yamwise avuga ati ntiwemera impamvu ikintu cyankanze cyane ni ugutemera impamvu M23 Rwanda kandi iyo umuntu utemera iyo mpamvu byagorana ko no ku meza amwe twakwicarana ariko ibaze noneho niba ariko bimeze ngewe nkaba naradefanze uwo muntu umeze utyo ubu wasanga buriya abantu benshi bambonye nk'undi ariko sibyo nabyo narinzi niboneraga umusaza yivugira gake muri za CSD mu bukonsulta biganira akihera abayutuberi nanjye mu kiganiro nkamutumira akaza Pan-Africanist uhora wiyambariye umupira wa Pan-Africanism nibyo nuwo narinzi
so niba hari ibindi rero rwose bambabarire kandi ubwo ubutaha nzajya mbanza tange ntera igihuririzo nuko bimeze gahe guko turi kugenda tugana no ku musozo ariko wabanza ukarangira abantu bakeneye inyubako Premium Construction Group ni abajyanama beza mu bijyanye n'abenjeniyeri n'itsinda ry'abenjeniyeri barimo abanyarwanda n'abanyamahanga bakugira inama ku micungire y'inyubako, ku micungire y'ubutaka, inyubako yajyamo, bakagukorera plani, bakayikubakira, byaba na ngombwa bakagufasha no kuyimanaginga bagushakira abakiriya. So na abafatanyabikorwa tuzamarana igihe kirekire, tuzajya tubatumira no mu biganiro baze basobanurira abantu ibyo bakora n'uburyo bungura abantu ubumenyi mu bijyanye n'inyubako n'ibikorwa remezo muri rusange. Hanyuma tuzajya tubasura no ku matere, nibaza ko ku kwezi kuzarangira ngeze kuri tere wenda Muyumbu cyangwa Biryogo. Rero bafite ofisi i Remera munsi ya REB iruhande rw'ahahoze WDA imbere y'umunara, nakayira kamanuka kagana ahantu hahoze ibiro by'abamotari niba bagihari simbizi. So cyangwa bakagira n'indi shami Rusizi rishobora gusavinga abantu ba Rusizi, Nyamasheke, Karongi cyangwa na Bukavu. So mubashaka mukabahamagara kuri 0784 42 57 cyangwa se 0785 59 80 46. Abo n'abafatanyabikorwa. Green Tech nayo ibazanira amavuta twita vitamine ya moteri. X1R na amavuta ushyira muri moteri ikagabanya ibyotsi yarekuraga, cyangwa se ugashyira ukayavanga na essence na mazutu, ikinyabiziga kikanywa gakeya. Kandi mbibutsa ko nkayo yo gushyira muri moteri mumenye ko basigaye mu bihe biri imbere amabwiriza yarasohotse yuko buri kinyabiziga kizajya gipimwa moteri, gipimwa imyotsi kirekura. So aho kugira ngo rero uzagere muri IPRC bagiye gupima imyotsi bakubwire ngo genda, wabyendera rimwe wamaze no kunywa waze gukoresha amavuta ibyotsi bikagabanuka. So mwabasanga i Nyamirambo muhanda w'inyuma ya kuri 40 umuhanda wa kabiri hagati ya Dialogue na centre na station police ya Rwezamenyo, ni nko mu gikagari cy'abaskuti kuko hegereye rya shuri ribita Intwari. Mubarebe kuri 0782 96 2680. So abafatanyabikorwa na mwarimu Clement n'abandi muze igiharana n'ababuze. Free zone byagenze biti. Free zone nakabari na karimo gakomanga, barimo nyirako yarimo komanga ashaka ko nawe aba umufatanyabikorwa, ariko n'abandi muzagende muza. So ikindi kintu ntabura kuvuga nuko muri muntu yabivuga acishirije, ariko trading abantu babasha kwiga forex trading bagira courage bakagira ubumenyi buhagije, kuko abayikora neza irabatunga. Mfite zagihamya ariko umwe nzanamuzana kuri kamera. N'ubu mukanya arambwiye humva mukanya dore arambwiye bushe twari kumwe hano kwibaraza, urabyibuka? Ndabyibuka. Arambwiye ati rwose ati urumva niba yashoye amadolari, dore arambwiye ati yashoye amadolari 6. Yashoye amadolari 6 bwira abaye 15 ubwo yungutse amadolari 9. So mushuti wacu washoye burya ni 200 nangahe? Undi yashoye amadolari 100. Ariya yungutse 360. Yungutse 360 none nyuma aza gushya. Ariko 360 y'inyungu yari ku ruhande. None igishoro gisigara ari 200 biri barangura. Barayahomba, ariko bivuze ngo 360 yari yamaze kuboneka. So habamo ibihombo, habamo no kunguka, bisaba kuba babyize neza. Ubundi hakaba hari amatsinda gukora an equipe y'abantu 3 4 5 nibura 5. Yego. Bakakora analize ubundi barekuye. So birashoboka rero. Ikibi cyayo ni indiscipline, umururumba. Umva? Umururumba. Nk'uyu mugabo yashizemo 6 abaye 15 yakuramo. Iyo agira umururumba akavuga ngo nzayakuramo yabaye 60. Byari kugera muri 35 kigahita bimanuka. So uwo ni wo mururumba. Trading irinda umururumba. Kapitali yawe niba ugize amahirwe ikikuba 2 nushaka kuruhuka.
hari ahandi bibase. Ariko iyo uzanye umururumba ngo 6 azavemo 60, ayinya bose baba bicaye, wayakuba 10 se bishoboka. Nicyo gihombye abatreda. Umutreda yakaba yafata konte ya trading nka butike urarangura ibicuruzwa uko bagura amafaranga ukayabika, ntago yarundamo ngo ibyashira mu karango yandi ayo wakira buri munsi, ariyo ni uguramo agacupa, ni ushobora kuguriramo umwenda umwana, ubuzima bugakomeza. Byashira mu kongera ukarangura. Ariko ushatse ngo iyi butike nyitangije 300,000 ugashaka ko mu mwaka izayibaye 3,000,000, ayinya. Nicyo kibazo cy'abatraders. Trading ni discipline. Ariko uri discipline kuri trading nk'ubwo no gushora menshi, by the way. Gushora menshi uyu mugabo nabimwinjizemo, by the way, yampaye namukoze w'ikiganiro, yarampamagaye hanyuma numva yize we impamvu bimwihutira, yize finance, afite masters muri finance. So ibintu by'ama probability yo gukora analize arabizi. Kandi ubundi abantu bahomba muri trading sinzi n'impamvu, ubundi hagira aho ugarukira igihombo, ukagira naho ugarukira inyungu. We rero yahise abyestaramo n'amadolari anarayashora. Araho yashoye 4 nimugoroba, no yashoye 4 ni 21 yashoye n'aba 10, urabyumva, muri discipline. Ubu yarimo ambwira n'ingamba yafashe, ati zajya gukora tuno duke. Urumva umuntu ushora amadolari 4 cyangwa 6 munsi y'10, ese munsi y'10 iyo akungukiye 5 amadolari 5 ko ari 7,5 ntibikemura ibibazo ibyunganira agashahara cyane. Isukari ntibibonetse, nicyo cy'umuceri n'ikisukari ntibibonetse cyane. Ariko mwabantu ntabwo ni ngombwa gutradinga ngo bisaba gukoresha amafaranga menshi. Usibye ko ngiye yarantunguye, ngiye trading yanjye sinigeze njya munsi y'amadolari 20, ariko we yarambwiye ati nane hiraho bigakunda, nubwo yanyampaye raporo. So birasaba ngo uwumva afite discipline, afite notion ku mibare na probability abijamo. Ariko udafite discipline abyihorere kuko byakugeza indero. Ayinya kwiruka ushizemo 1,000 ku munsi kigashya se waryama ugasinzira. Ariko niba bishoboka ko wanagamo, yes, uhereye kuri nibura amadolari 20. Amadolari 20 ni amafaranga ushobora guhomba, nukumva ari bisanzwe. Ariko yashizemo uteganya ko yakunguka wenda amadolari 8. Usema ko yayungutse 8 waba wahombye, ukicara ugatuza. Abahomba rero bagasara niba abandi barenze discipline kandi bagashora menshi bashaka menshi nanone. Nibyo ngibyo rero, nta bindi ntago ndi kuyamamaza, sibyo shinzwe, ariko kubwira abantu ibyiza nk'uyu kuko uno mugabo ndi kuvuga, uyu washoye 4, nigeze gukora n'ikiganiro, twaraganiriye tubona nk'amasaha 2. Yego, ambwira ukuntu akorera mu ntara ahembwa 250,000, afite umuryango w'abantu 6 i Kigali. Mu ntara arakodesha, i Kigali aba mu nzu. Ariko i Kigali hari abana 4 bariho na nyina utwite, ubwo ni 6. Nawe akagira uko yitunga aho mu ntara 160. Ariko ubu niyo mpamvu ari kumbwira ati rwose arambwira ati nzajya ngerageza gutya utwo tudolari 6 ntushore, nitwunguka ayo twungutse yose nyohereze mu rugo badategereje salary. Oya, yambwiye principe, ari uburyo yabyestayemo. Harimo principe yo kuvuga ngo igihombo arashyira kuri 2%, inyungu yishyire kuri 5%, ntajya arengaho. Ntabyo kuvuga ngo inyungu ingura 10. Donc umurongo wo hasi aravuga ngo aya mafaranga ntajye munsi, niba ari amadolari 100 ntajye munsi ya 98. Hanyuma niba ari amadolari 100 nanunguka ntarenga 105, akagumaho akabibana akigendera, ariko akabikora 3 ku munsi. Iyo discipline birashoboka. Rero kuba abantu bagomba gukanguka, dutumwanya mu bindi bituvunira ubusa, ariko ari ibintu bishobora gukorwa abantu bagize discipline, bakagira amakuru mazima. Kuko hari abaca intege ibintu byose, nka wa wundi ubwira umuhungu ngo ntuzashake shango dore wa mutipe twiganaga ngo bamumenyeho amavuta ashyushye ngo ntuzirwe ushaka. Oya, urushako ni rwiza, trading ni nziza. YouTube ngo kuri YouTube bahita
abo yakije ni benshi. Hari amakuru y'urucantege ngira ngo ni Alibaba wavuze, Alibaba ni company ye, Jack Ma niwe wavuze ngo abantu batatu ugomba gusoma muri telefone yawe. Abo urucantege, abakwereka ko bageze iyo bajya, abagatatu nabahe abahora mu maganya. Yaha abanyamaganya, abacantege n'abakwereka ko bageze iyo bajya. Urugendo rurakomeza, nta gucika intege kandi nta kuganyiriza. Gusoreza ejo mushuti wawe yarakumbajije ninde muri Kwetu ngo maze iminsi ujyayo ngo nimubonana. Siko aba yarangije akazi atinze abyuka ngewe saa 4:15 saa 4 n'igice mba mpageze, ariko aragushimira cyane. Ntabwo ngo biri kutangiye kuza. Aragushimira cyane. Kwetu Vaganza ni heza cyane, hari jaride nziza kandi urumva impamvu majya ataraza niyo masaha iyo ahari n'abakira batangiye kuza. Ariko ngewe mu gitondo jaride ari vide, intebe ziba zihari, ahubwo bakankingurira basi hanyuma nkikorera akazi. Nimugoroba naho ufite agasauna kameze neza cyane. Utatuzajyanayo. Aranansengerera. Uriya ni umuntu mwiza cyane. Burushete yaho wayumvise. Yansengerereye. Aba burushete muri Kigali. Kwetu Vaganza ishobora kuba iri hari burushete nziza. Ariko ibintu byabo byose ntabwo yagiye muri frigo. Ibintu byabo byose kuko no muri sauna numvaga ngo zamiduha ngo mu Rugarama ngo zira. Kuko na sauna yiwe ngiye sauna nyinshi maze kujyamo, inyinshi wa wicaye ku makaro, ariko we nimbaho. Oya no muri Sky nimbaho. Ariko inyinshi nagiye njya muri zo n'amakaro. Ahandi hamakaro hose mpavuga, ariko Sky nimbaho. Hari nundi wa Kabeza nawe kwa Rutahizamu nabo nimbaho, ariko abamakaro si mpavuga ndahazi. Yego nanjye ndahazi hamakaro henshi. Kwetu risa ariko bagira burushete. Oya kuri burushete wongera usurinye. Kuri burushete yo muri Kwetu Vaganza ahantu ndakubwira, ahantu hari burushete yayingayinga ntabwo ari muri Kigali ndani. Ni Burimbi ya mbere kuva mbayeho, ni ya Burimbi. Burimbi ni hehe? Burimbi ni muri Gicumbi, umuhanda ukaburimbo mushyashya ugana Nyagatare. Iyindi ni ya Ririma, iyindi ni ya Busoro. Nizo izo no ariko isi no oya iya Burimbi ni yuruti ya Kwetu. Iya Kwetu iryoshye nk'iya Ririma, noneho zigakurikirwa n'iya Busoro. Aho niho muhantu nariye burushete nukurikirana. Ahandi wumva ni burushete, ahandi bari kurangiza umuhango. Wumva ni burushete uri Kwetu. Ni banyarukire rero bajye kwirira kare akabushete. Ni hano bajye babipanga, ariko vraiment ni hari umuntu ukeneye burushete vraiment. Ni hano ku Gisozi uzamutse ku Rwibutso, ni mu kaboko k'ibumoso kuri cafe. Uciye kuba motara gahanda ka kaburimbo. Ni nka metero nk'ijana. Yego. Bazizana hari n'umudamu twahahuriye witwa Mukantwari Julienne ekamusuhuzo yari yarabimbwiye. Donc urumva nta makabya nk'urushyizemo. Ntayo pe. Kuri jaride sauna yawe sindayota, nta makabya nkuru. Kuri jaride bameze neza, ariko sauna wazayosera. Kuri burushete bameze neza. Ibyo nibyo nzi. Kuri ira sauna wazayosera. Kuri burushete bararindwa kandi hari jaride nziza. Sabuna nzaba nzabireba. Uzayote pe. Nzabireba nuko niba utamusuje nyanotera mu mujyi. Yego, reka rero dushimire abakunzi bacu hano kuri KOP twakomeje kubana muri iki kiganiro. Reba niba warakoze subscribe banze ukandeho, tujye tubana mu nkuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Ibiganiro byacu byo nakagaruka.